Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka ni 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umva uko Uwiteka Imana ampaye kukubwira muri uyu munsi wa none. Ijwi ry'Uwiteka ryambwiye ngo nongere menyesha ubwoko bwiwe ngo icyo Uwiteka Imana gukoreye kiraza kumvikana nk'inzozi, ariko kiraba ari impamo. Zaburi 126. Ibyo Uwiteka Imana gukoreye biraza kumera nk'aho urota, ariko biraza kuba ari impamo. Abanyirabye nibabyakire. Iyi Zaburi iravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago, Mana ishimwe. Hano bavuga ngo b'Isiyoni, ariko uvuge ngo biwacu. Ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago, biwacu, baho mvuka, baho ntuye, baho nkomoka, baho nize, baho nagendaga, nyine ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago. Burya hari igihe umuntu atwarwaho umunyago muri sezo yiwe yo kunezerwa, agahura n'inkuru mbi. Hari igihe umuntu atwarwaho umunyago muri soze ye yo kuzamurwa, bigasa n'ahacishijwe bugufi. Hari igihe umuntu atwarwaho umunyago mu gihe Imana yari yateguye y'ubwayo. Kubera iki? Kambisobanure. Nubwo Imana itegura ibintu, yikoze ibintu hari buze kuzamo umuntu wambaye umubiri, bishobora kugira impinduka. Ariko iby'Imana iri bukore ikoranye n'ubumana bwayo, byo ntibyahinduka. Ariko kuko twe dutuye mu isi igira impinduka, kuko turi abantu bambaye umubiri, hari igihe habaho kirogoya, hari igihe habaho birantega, ugasanga umuntu ahushije ikintu Imana yari yaragennye muri icyo gihe. Ushaka kuvuga ngo ese Imana irushwa imbaraga n'ibiturwanya? Hoya, ntabwo ari uko iba yarushijwe imbaraga. Nabisobanuye. Nuko ibibikorera ari umuntu yajijwa, yayoba, yananirwa, yacika intege, byaza ari mu gihe ababaye, byaza ari mu gihe cy'agahinda, byaza ari mu gihe atazi icyenda kuba, byaza ari mu gihe cyabyo, ariko umutima wiwe utari prepare mu buryo bukwiriye bwo kwakira. Kandi Bibiliya itwereka abagabo benshi Imana yabwiraga ibintu igasanga batari mu gihe cyo kwakira. Ariko hari indi seze Imana izanye ku buzima bwawe. Yewe muntu umaze igihe warafashweho umunyago. Hari igihe abana b'umuntu bafatwaho umunyago. Hari igihe ababyeyi b'umuntu usanga baratwayeho umunyago. Hari igihe usanga umugabo w'umuntu yarajyanyweho umunyago. Ariko ndumva Imana we. Haleluya, haleluya. Hari igihe umugore w'umuntu atwarwaho umunyago. Hari igihe business y'umuntu itwarwaho umunyago. Hari igihe amashuri y'abana atwarwaho umunyago. Hari igihe imikorere y'umuntu itwarwaho umunyago. Hari igihe ibintu umuntu azi gukora bitwarwaho umunyago. Ugasanga ibyo bintu azi kubikora, barabizi ko azi kubikora, afite ibigaragaza ko azi kubikora, ariko ugasanga byatwaweho umunyago. Yakubita hirya, yakubita hino, agasanga byatwaweho umunyago. Nahawe message nyihabwa ndi mu rugendo, ndavuga ngo ngomba kuyitanga. Nitaye uko ibintu bimeze, ngomba kuyitanga. Mana ishimwe cyane. Igihe Uwiteka yagaruraga bajyanyweho umunyago, sinzi icyagutwayeho umunyago. Ntabwo nzi bimaze igihe byarafashe umunyago ku ijambo ry'ubuzima bwawe. Sinzi bimaze igihe byarafashe umunyago ku buzima bwawe, ku muryango wawe, mu muhamagaro w'Imana, mu kugendana n'Imana. Imana ije kubitesha agaciro. Mana ishimwe cyane. Icyo Uwiteka akoze, ugiye kuvuga se ninjye cyangwa sinjye? Byabaye se cyangwa? Birashoboka se cyangwa? Ndarota se cyangwa? Ibyo bintu hari abantu butuvugana bagiye gutangira kubibona. Kubera iki? Ndabona ikiganza cy'Imana. Foneza inima sheti iningone so. Ndabona ikiganza cy'Imana gishyira ku rutonde abana b'Imana batwawe iminyago. Ndabona abantu bashyirwa ku murongo wo guhabwa. Nkabona bari bacigatiye imbokoboko. Imana yongeye kubahereza gucigatira mu biganza. Imana irongeye itanze umugisha.
Imana irongeye itanze indi ndirimbo. Imana ishimwe. Biravuga ngo Petero yari mu nzu y'imbohe ngategereje ko bamuca igihanga nk'uko Yakobo bari bakimuciye. Hari igihe umuntu aba mu buzima ariko ahora ategereje ikibi, cyangwa Satani ategereza ikibi disi agahora yikanga ikibi. Umva, naho mwamuri mu birori mwishimye wakajya yumva hari ikintu kibi kiri bumubeho, uzi ko waratwayeho umunyago se. Nibyo, ugasanga ibintu urimo abandi babikoze byarabahiriye, nawe bakubwiye uti bikore turabizi bizakunda, ariko kuko hari ikindi gihe nabwo bikoze bikanga ukavuga uti kamfe gutera intambwe wenda ngende ngerageze n'ubundi, ariko se ibihora bimbaho se ndabiyobewe, none se ubu n'ubwa mbere bigiye kumbaho se n'ubwa kabiri se, ubu se bisubiremo kenshi. Abo bantu ijuru ribagarutseho, nahawe ijambo rivuga ngo ijuru ribagarutseho. Wa mukobwa we, wa mumama we, wa mugabo we, wa muhungu we, wa musore we, ndumva Imana imbwira ngo ikugarutseho bundi bushya, izanye ishimwe rindi, izanye ishimwe rindi. Mbonye Imana irivura abantu, mbonye Imana irivura abantu. Uyu mwanya hari abantu bakurikiye message uyu munsi. Bone info sainima shine mango nefo. Hari abantu bakurikiye message uyu munsi bari barwaye ubwandu bw'agakoko gatera sida. Sumwe si babiri, ndabona ari benshi, nkabona ibiganza byabo bimanitse hejuru. Domini mando zinifo. None nkabona mareka agira avango hoya, manura ikiganza urasubijwe, manura ikiganza urashubijwe, manura ikiganza urasubijwe. Ndabona indwara zikira, ndabona indwara zikira. Ndabona umuntu ukurikiye message y'uyu munsi amaze igihe arwaye uburwayi bw'amara, uwo rugira ibibazo by'amara, uhereye aka kanya afata ku nda yawe. Haleluya, 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 haleluya. Ndategetse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, hera burundu. Ndayabaye nzima, ndayabaye nzima. Ndabona umubyeyi, urabona umubyeyi wari ugeze mu gihe cyo kwitegura gusama, ariko amaze gupfusha abana, amaze gukuramo inda inshuro irenze imwe. Uwiteka Imana arambwiye ngo akira gusama. Hari nabo ndi kubona bari abageni ariko babona byaranze. Dopi inimando zinifo. Fata kunda yawe. Ndabona Imana itanga abana, ndabona Samuel bagiye kuvuka, ndabona umuntu bafashe impeta barayigura, bamaze kwigura bayijugunya muri toilette. Baravuga ngo bayijugunya bayishyize mu ifoto yiwe. Bafashe ifoto barayigura, ifoto ya 16, barangije bayizirika iyo mpeta bayijugunya muri toilette. Baravuga ngo tuyijugunye, niko tujugunya ibirori byawe. Mwuka w'Imana arambwiye aka kanya ngo Imana ikugarura indirimbo yawe. Igihe Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago, biwanyu, biwacu, bo mu Rwanda, bo mu Burayi, bo muri Amerika, twari tumeze nk'abarota. Ndabona Imana yongeye kuguhereza amahirwe yo kwambara impeta. Hari nabo ndi kubona bazambuye, dovini inikusa nivai, barazambuye bigeze kuzambara, abo ni benshi we. Ndabona nkingira abantu benshi, ndabona amakwe menshi. Yakire ni wowe, fungura ayo matwi yawe, ni wowe Imana ibwira. Cakira mu izina rya Yesu, cakira. Imana ifite abantu bazima yisigarishe. Nde wakubeshye toroko ritarajya mu ijuru ikiri mu isi ugira ngo ntihakira abantu b'Imana. Fora zo mu isi Imana yishimira zirahari. Taza kumera nk'aho umuntu usanga baramubwiye ngo uri mubi, agahita avanga abantu bose ngo ntibankunda. Abantu bose ntibagukunda. Niba so atagukunda, niba nyoko atagukunda, niba muvandimwe atagukunda, niba inshuti yawe yarakuretse, niba famiye yawe yarakurutse, famiye yawe igizwe n'abantu 100 cyangwa 500, uregereranya n'abantu barenga miliyari 10 na zingahe bari mu isi 20 na. Niba kwanga mu mudugudu mwandi bazagukunda, Yesu yarabivuze.
niba kwanga mu kagari kamwe kandi kagari bazagukunda. Kagari ni kaba gati Imana izaca mu murenge. Mu murenge niba bake Imana izaca mu bo mu karere. Mu karere nibanga Imana izaca mu ntara zigize u Rwanda niziba nkeya Imana izajya no muri Afurika. Nibabura ni Burayi bariyo. Imana ifite abantu. Wiki Imana ifite abantu. Muri Texas hari abantu, muri California hari abantu, barahari. Hari amayeta yose, biriya bihugu byose Imana ifite abantu. Ndabona abantu bongeye kwambikwa impeta. Ndabona abantu bambitswe impeta. Abandi barabyaye ariko ntago bigeze bambara impeta. Aloni imifola sini mando toinimi shalende vainema. Haleluya. Ndi ku rugendo ndifuza ko ino message Imana ifashe uyakire, kuko ndumva ashaka gukoresha umwanya muto ushoboka cyane. Iby'Imana yampaye ba nyirabye niba byakire, kandi Imana ntikora ko twamaze amasaha 2, ishobora no gukora mu minota 5. Nyirabyo nabyakire. Uwiteka Imana arambwiye ngo akira amafaranga yawe wariganyijwe. Wari uri gusengera amafaranga, akira amafaranga yawe wariganyijwe. Alonde mini forance nemaye. Akira nawe umuguzi wari ukeneye umuntu kugurira. Akira umuguzi mwiza, akira umukiriya mwiza. Umva ikintu Imana yambwiye muri Zaburi. Nubishoboka uyandike ku mutima ni yawe. Ngicyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge. Haleluya. Ndumva ibitwenge. Akanwa kawe ni kakira impumuro y'ibitwenge. Ibintu byo kuzinga umunya bireke. Ibintu byo kwanga kwigaragaza ngo nta muntu ushaka kureba bireke. Oya, kira yewe, kira ibyo nibikomere. Kira, Yesu ari kukomora. Nibyo kuko warababaye ariko ngera ugira imbaraga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo n'indirimbo zari zuzuye, ngo n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Imana ishimwe cyane. Gatatu akavuga ngo Uwiteka dukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Fata ku mugongo wawe, ndakubona gihe cyose turi kwiga message y'umunsi. Ufata ku mugongo uyu munsi, fata ku mugongo wawe, fataho. Haleluya. Mu izina rya Yesu, uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose ruzongera kutaka umugongo, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Wowe umaze igihe urwaye ibicurane byanze gukira bimeze nk'iby'ingurube, ntabwo byari ibicurane, ni icyorezo cyari cyaraje kugira ngo nujya muri ahantu wari ugiye kujya bazanga guhereza position agomba kujyamo. Byakubereye icyorezo kimeze nkaho simbizi. Ntabwo byari ibicurane, si ibicurane, oya sibyo, ariko ndabwiye ngo kira ibyo bicurane. Kira ibyo bicurane. Niyo nkorora nishire burundu mu izina rya Yesu. Ndimo nsenga, hari uwo ndi kubona afashe mu gituza cye ku mabere ye. Amaze imisi yumva yikanga, amaze imisi yumva babara, amaze imisi yumva yikanga icyago. Icyo cyago Imana igikuyeho, igitamuruyeho, kandi ikimenyetso cyabyo ugiye kumva imisonga 3 ikubita. Umusonga 1, 2, 3. Yego. Imana ishimwe. Ndabona Imana iremye ibitaramo ndabona Imana ituremye ibitaramo. Ndababona turi ahantu mu kibaya hanini turi guhimbaza Uwiteka, tuvuga imirimo y'Imana. Ndabona Imana iremye ibirori bikomeye. Wowe uryamye kwa muganga, ndakubona ahantu uryamye kwinyeganyeza byaranze. Akira guhagurutswa n'ikiganza cy'Imana aka kanya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mbega imanza zinciye mu maso Imana iri kugenda irangiza mbega imanza zinciye mu maso Imana iri irarangiza. Bonemene forezini kotayinima, baguteza ibintu lotambone zini mone forezayinima shene evere sayinima, ndetse bakoresha imbaraga zose bajya mu barozi baraterekera bagira gute kugira ngo uzasare. Ndabwiwe ngo alombeneza ibyo bintu maze igihe bigutwika ukumva ni nk'umuriro wotsa ku ruhanga rwawe mu mutwe wawe. Alemini zando bini fore, ugakaraba ukumva byanze gushira, byari imbaraga z'ibisazi. Ndabwiwe ngo Imana igukijije ibisazi.
Imana igukuyeho umwuka w'ibisazi. Umva, tega amatwi wa mwana w'Imana, Imana igukuyeho umwuka w'ibisazi aka kanya. Imana ishimwe cyane. Uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye. Imana ishimwe cyane. Ngo Uwiteka bajyanyweho iminyago utugarure tumere nk'imigezi y'Inegebu. 5, ababibabarira bazasarura bishimye. Cyanyuma Uwiteka yambwiye ngo hari abantu bagize neza mu bwami bw'Imana. Hari abantu bitanze mu murimo w'Imana. Hari abantu bashyigikiye abakozi b'Imana. Hari abantu bashyigikiye abantu bababaye. Hari abantu bitanze ntacyo basize inyuma. Hari ukuntu umuntu atanga kuko hari ibyo asaguye ku byo yakemuraga. Hoya, nabonye ari abantu bigomwe ibyo bari bakeneye babihereza abandi. Ndabwiwe ngo iyo neza wagize ukayibagirwa ikwambukije urwo ruzi rwawe ruri imbere yawe rugiye gutwara benshi, ngo ugiye kururenga mu izina rya Yesu. Ndagushimye Mana, ndagushimye. Twakiriye gukiza, twakiriye kubohoka. Abo bana bawe ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndabusengeye abo bana aho uvuga mu mazina, uvuga ngo kiza runaka na runaka na runaka, ndabakweretse. Imana ikoze umurimo ku buzima bwabo kandi bahaye agakiza. Le mangozi ila folase nandole benevos tansone mandre de revaisi domini mangone fora mesta inima. Kavuga nawe wa mukobwa we, dome ezanze na fo jini itayo donemanse tonangle de ribini for denance. Gerard niwe wanyuma mu bantu dobini vo bakubabaje. Mana namwe ngihereye kuri we zonime efoya ikuremeye ibirori dozinima, kandi kuko yagize nabi cyane rwose. Domini fo lema sevo alonde mini fo topini mai deva. Agiye kubona Imana ikugirira neza. Lezanso bane fora cinema shablo odaniva sobre emini forema. Mana ishimwe. Ndumva ndashaka kugira amazina y'abantu mvuga bitaza kuzana confusion. Mana ndagushima, ndatura umugisha wawe kubera bakurikiye message y'uyu munsi. Ndatura umugisha wawe kubasangiza abantu ubutumwa message y'uyu munsi. Abana abakunze umurimo, abana bafite ishyaka ry'ubwami, abana bemeye gutukwa ku bw'izina ryawe. Kwibyanditswe biravuga ngo abakera bajyaga bakubitwa, bakicwa, bagakerezwa inkerezo, bagaterwa amabuye, ngo bahorwa ko bamamaje ubutumwa bwiza. Si benshi bemera gukora uwo murimo, ariko aba bose Mwami bagira iryo shyaka, bemera guterwa amabuye mu magambo babwirwa, mu bisubizo babona bitari byiza. Ndabasabiye umugisha ukomoka kuvuga butumwa ube kuri bo Mana. Ibirenge by'ijyanye inkuru nziza byamamare mu midugudu yabo, mu mazu yabo, henahe hose. Indirimbo nziza zumvikanire kuri bo, zitangirane nabo, zitangirane n'ababo. Ndatura uburinzi n'ubudahangarwa ku gihugu cyacu. Ndatura uburinzi n'ubudahangarwa ku mahanga. Ndatura uburinzi n'ubudahangarwa ku baturanyi. Ndatura uburinzi n'ubudahangarwa ku nshuti za bugufi n'iza kure. Ndatura uburinzi n'ubudahangarwa ku bakunzi bo mu ibanga n'abagerageza kubivuga. Ndatura uburinzi bw'ubudahangarwa kuba no kubatadukunda no kubatatwiyumvamo, nabo Mwami babone ubuntu bwawe, kuko turabahisha umugisha, nabo babone kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu. Amen.